tukaba tugiye kurebera hamwe application zirenze izindi zishyirwa muri izi telefoni ngendanwa zizwi nka smartphone. Mu ruhumbiro jana rwa application ziri ku isi hari application eshanu ziruta izindi zikora ibisa nk'ibitangaza mu maso ikiremwa muntu. Application ya mbere akaba ari iyitwa Heartlet. Iyi application akaba ari application neza ikora nka bya byuma byo kwa muganga, ikaba yagufasha kuba wamenya uko umutima wawe utera bitabaye ngombwa yuko ujye kwa muganga. Application ya kabiri akaba ari application yitwa Lula App. Iyi application ikaba ari application ikora ibitangaza mu gisata cy'abenjeniyeri mu bijyanye n'ubwubatsi ndetse n'ababaji, kuko iyi application neza ikora nka za metero ngendanwa. Iyi application yifashishwa kuba yapima uburebure cyangwa se ubugari bw'ikintu runaka hatifashishijwe metero ngendanwa. Application ya gatatu ni application yitwa Universe TV Remote Control. Iyi ni application neza yaje igakuraho burundu ikibazo cya telecommande zigama cyangwa se kwa kuri televiziyo yawe ita telecommande. Icyo usabwa no kujya muri App Store cyangwa se Play Store yawe ukabasha kuba wakandikamo ijambo Universe TV Remote Control, barangiza ugahita baguhereza iyi application wangiza ukayidownloadinga. Icyo igufasha ni ukubasha kuba wakontrola televiziyo yawe ubikoreye muri telefone yawe bitagombye ngombwa ko ukanda amabuto ya telecommande. Application ya kane akaba ari yitwa Viper Master Start. Iyi ni application ikora ibisa n'ibitangaza ku bantu batwara ibinyabiziga bizwi nk'imodoka. Izi modoka ziri automatique. Iyi application niho yigaragariza neza yuko ari umwami w'ikoranabuhanga. Iyi application ni application igufasha kuba wafungura imiryango y'imodoka cyangwa se ukabasha kuba wakatsa imodoka yawe bitagombye gukoresha amabanki yawe cyangwa se urufunguzo rwayo. Application nziza cyane ku bantu batunze imodoka za automatique mwishake mu downloading. Application ya gatanu, iyi ni application neza naje ubwanjye nk'ibintu byayo byantangaje kuko neza ikora nk'icyo twakita guiding baby cyangwa se abantu bita ku bana. Iyi application neza niko ikora. Kisabwa no kwidownloading ukayishyira muri telefone yawe. Iyi application bayita Clouding Baby Monitor. Ni application ushyira muri telefone yawe ikagufasha kuba kwita ku mwana wawe ukareba uburyo yiriwe uko ameze, buri kintu cyose ukagikurikirana kuri telefone yawe, ikabasha kuba yakumenyesha igihe umwana wawe afite ikibazo, ikabasha kuba yakumenyesha mu gihe hagati n'umwana wawe akangutse bitabaye ngombwa kujya gusirikirana ujya kumureba. Mwari kumwe na Vava Hans naho utaha mutuntu